ibikoresho by'isuku birimo amasabune, udupfukamunwa n'impapuro z'isuku z'abakobwa nibyo byashyikirijwe abanyeshuri n'ababyeyi babo bo mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Bamwe muri abanyeshuri bahawe ibikoresho babwiye Flash TV ko bigiye kubafasha muri ibi bihe bari mu rugo kuko ntaho bashoboraga kubikura. Nk'ubu muri iyi minsi ntabwo tubasha kubona amafaranga nk'urubyiruko, hari ugushobora kuba wabona ikiraka cyo kuba wakora, ako bitewe nuko turi muri guma mu rugo ntabwo tubasha kubona uko twagenda. Gutya mu biduhaye murakoze cyane kuko biradufasha. Ko bimwe na bimwe mu bikoresho twari dufite byari bitangiye gusa nk'ibigabanyuka, dufashe ku rugero nk'isabune ntabwo izo twari dufite ntabwo ari nyinshi cyane, cyangwa se wenda nko n'udupfukamunwa twari dufite ntabwo twari twinshi duhagije, ariko Save Generation yabashije kudufasha twose byose yabiduhaye. Ko kuba twabonye bino bikoresho biraba ngombwa ko niba buri kwezi tuzajya tubibona bakabiduha, tubikoresha yasuku nkeya twagiye mu mihango ntabwo izongera kuboneka kuko tuzaba dufite ibikoresho. Ababyeyi b'abanyeshuri bagaragaza imbogamizi zo kuba baratakaje akazi mu bihe bya COVID-19. Ibi ngo bikaba byarabagize abashomeri ku buryo no guhahira imiryango yabo bakagerekaho n'ibikoresho by'isuku ari ikibazo. Icyakora baravuga ko ibi bikoresho bigiye gukemura ikibazo cy'isuku. Bije kutwunganira cyane nk'ababyeyi, ntabwo ari abana gusa bizabunganira, kubera yuko icyo umwana abonye n'umubyeyi aba yakibonye. Cya kindi yagusabaga ntabwo uyu munsi ari bukigusabe cyangwa se ikindi yazakigusaba. Birakwiriye nuko nta bundi bushobozi twari dufite nk'ababyeyi kugira ngo dushobore kuba twabibona. Ubuyobozi bw'umuryango utegamiye kuri leta Save Generations Organization buvuga ko bwafashe umwanzuro wo gutanga ibikoresho by'isuku kuri iyi miryango bitewe n'ubushakashatsi wakoze ugasanga hari imiryango ikennye igowe no kubona ibikoresho by'isuku byayifasha mu kwirinda icyorezo cya COVID-19. Umuyobozi w'uyu muryango Madamu Nyinawumuntu Yvette avuga ko kugeza ubu hari n'ingo zitizanye udupfukamunwa. Kandi nk'uko nanone twaganiriye n'abana ubwabo ndetse n'ababyeyi batugaragariza ikibazo y'uko badafite udupfukamunwa duhagije. Hariho aho umuryango ushobora kuwukoresha agapfukamunwa kamwe kandi bagakoresha nk'umuryango, harimo gutizanya byazanamo no kwanduzanya. Hariho n'aba batagafite rwose. Dusanga ari ngombwa yuko tugena udupfukamunwa ari utw'umwana ndetse n'utw'umuryango kugira ngo habashe kuboneka ibikoresho byo kwirinda icyorezo cya coronavirus kandi bihagije mu muryango. Umukozi mu murenge wa Ndera ushinzwe uburezi Bwana Ntagungira Cyprien avuga ko bagiye gufatira kuri ibikoresho bagakora ubukangurambaga mu baturage kugira ngo babone ibikoresho by'isuku bibafasha mu kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibikoresho byatanzwe byo kwirinda COVID-19 nabyo buriya umumaro wa mbere nuko bikoze ubukangurambaga ku bana kandi neza. Iyo ubukangurambaga buhereye ku banyeshuri neza, twizera yuko bugera mu muryango mugari muri rusange. Uyu muryango Save Generations Organization umaze iminsi mu bikorwa nk'ibi byo gutanga ibikoresho by'isuku kuko uherutse kubitanga no mu karere ka Kamonyi. Leta y'u Rwanda ikomeje guhamagara abaturage gukoresha ibikoresho by'isuku birimo amasabune yo gukaraba mu ntoki, kwambara agapfukamunwa n'agatambaro mu mutwe igihe uteze moto mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ntambaraga Leo, Flash TV.